Shalom, shalom, bene data muraho neza, ndabasuhuje, ndabaramukije bitewe n'aho muri, aho muherereye mwese. Mbahaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets real life and young heart come alive. Ndaruwe no kubashimira, ndabashimiye mwese ababanye natwe, abakoze subscribe, abasharinze kuri bagenzi babo, abadukunze, abadufollowinze ku mbuga zacu nkoranyambaga nyinshi, kuri Instagram, kuri Twitter cyangwa X, kuri YouTube, kuri WhatsApp. Muzi ko dufite na group ya WhatsApp se, hariho benshi badufollowinze. Ni ukuri turabashimiye, tuje kubifuriza umwaka mushya muhire, tugira ngo dukorane recap turebe uko umwaka wagenze. Uyu mwaka twatangiye mu kwezi kwa gatandatu, ni ukuri kugeza amagingo aya ngaya mwatweretse urukundo, turabashimiye bihagije, by'umwihariko abantu badukunze, abantu baduhaye ibitekerezo byabo, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dutangirane na episode ya mbere. Episode ya mbere twatangiye kuri The Power of Youth in His Kingdom. Twabonye umumaro wo gukorera Imana ukiri muto. Twaganiriye n'abajene baturutse mu itsinda ryitwa Mago, ni itsinda ryiza ry'abasore biyemeje gukorera Imana, bakemera kwiyegurira Imana, batarekeye no gukora ubuzima bwo mu isi busanzwe, ariko bakemera gusarendinga ubuzima bwabo ku Mana. Twizemo byinshi, twabanye nabo, tubona impamvu twagakwiye gukorera Imana tukiri batoya, twagakwiye guha ubuzima bwacu Imana tukiri batoya. Episode ya kabiri twaganiriye kuri Faith over Cool. Twagize umugisha wo kwakira Columbus, ni umujene w'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, n'umukobwa mwiza cyane witwa Kendra. Twaganiriye kuri Faith over Cool. Twese twahisemo kuba abizerwa ku Mana muri iyi si, duhatiriza gufata ibintu byose nk'ibisanzwe, aho kugira ngo tube nko mu buzima busanzwe, aho kugira ngo twumve ko kuba tugihumeka umwuka w'abazima ari ibisanzwe, twumve ko kuba dufite amaguru ari ibisanzwe. Nyamara hari benshi bayabuze, hari benshi bari kubaho ubu baryamye mu bitaro bicuza ubuto bwabo. Niba utarabonye icyo kiganiro, wanyarukiraho ukongera ukakireba. Episode ya gatatu twaganiriye kuri Sisterhood, umubano nyawo w'abakobwa twize uko ukwiye kuba kumera muri iyi si turimo, muri iyi generation turimo. Hari ibintu byinshi cyane bidusha mu maso, hari ibintu byinshi cyane abakobwa basigaye bavuga bati nta nshuti y'umukobwa ukibona, aho kugira ngo mbane ngire inshuti y'umukobwa nagire y'umuhungu. Ese koko birakwiriye nk'abakobwa b'Abakristo? Birakwiriye ko twumva ko tutagakwiye kuba beza kugira ngo tugire inshuti nka bagenzi bacu? Twagira umugisha wo kuganira n'abakobwa beza cyane, Nadine na Nina, bafite nabo podcast yabo. Ni abakobwa twagiriyeho umugisha. Icyo kiganiro ni cyiza, abakobwa, abajene, abamama, namwe mwanyarukiraho mukakireba batarakibonye, ariko n'abakibonye ni ukuri mwarakoze kubana natwe. Episode ya kane twaganiriye kuri Speak with Wisdom. Tuganira n'umuvugabutumwa udasanzwe, umukozi w'Imana wuzuye amavuta, atubera umugisha n'ukuri, Xavier Rutabagisha. Nawe afite YouTube channel yiwe, n'ukuri mwagenda mukamusura. Yatwigishije akamaro ko gukoresha ururimi rwacu tuvuga neza, twiyaturiraho ibyiza, tuvuga iby'ubwenge. Umva icyo yabivuze. Amagambo menshi utabanje kubanza gufata umwanya ngo witekerezeho, ibyo mvuga biramarira iki, biranyambura iki. Ushobora kujya imbere y'abantu ukavuga amagambo ukahakura icyubahiro, ushobora no kujya imbere y'abantu ukavuga amagambo ukahakura igisuzuguriro. Ushobora kurambagiza umukobwa wabonaga mwiza mukaganira, ariko amagambo amusohoka mukavuga uyu muntu ntago yambera umugabo, uyu muntu ntago yambera umugore. Ni ukuvuga ngo rero ururimi rwubaka byinshi mu buzima bwacu kandi rugasenya byinshi. Episode ya gatanu twaganiriye kuri relationship with God. Twize ibyiza byo kugirana umubano wawe wimbitse n'Imana. Tuganira n'abajene badasanzwe, Ron na Bogarde Jezi, muramuzi abenshi. Ni abajene badufashije kumva no kumenya umumaro wo kugirana umubano n'Imana.
atari bya bintu byo kuvuga ngo mfite ikibazo ndajya gusengesha, mfite ikibazo mugenzi wanjye n'Imana yumva. Batwigishije ko Imana itwumva kuruta uko yumva abandi bagenzi bacu. Umva nawe icyo babivuze. Ufite ibibazo, warize, agahinda kakwisha ibibazo bitandukanye, ceceka. Donc uceceke kubwira Imana. Abantu bazagushakamo amagambo, abantu bazashaka kumva, bashaka kubona uganya, abantu bashaka kubona udatsinda muri ubu buzima. Ceceka. Ikintu gituma bavuga ngo we are in a relationship nuko umwe araproposa undi akemera, Yego. bagafata urwo rugendo. So ni ukuvuga ngo Yesu ajya ku musaraba, iriya yari proposal for all of us. Kuvuga ati ndagupfiriye, ese ushaka gufata ubuzima bwanjye? Kuko yaratubwiye ngo, Yesu yaravuze ngo nyikoreza imitwaro yanyu mufata uwanjye woroheje. Ni ukuvuga ngo dukore exchange. Episode ya 6 twaganiriye kuri Grace Made Me Lady. Tuganira n'umukobwa, umumama mwiza udasanzwe, Emeline Mulala. Nukuri twagize ibihe bidasanzwe hamwe nawe. Grace Made Me Lady twize uburyo ki igikundiro cy'Imana cyangwa ubuntu bw'Imana bushobora kukuzaho ukagushoboza n'ibyo utatekerezaga ko wakwishoboza. Ni igihe buri wese, n'igihe we wumva udashoboye, n'igihe wumva utari tayari. Nk'urugero, ushobora kuvuga ati Imana nta mafaranga yo kujya muri secondaire mfite, nta mafaranga yo kujya he, ariko twabonye uburyo ki mu buryo bumwe cyangwa ubundi y'igikundiro cyangwa ubuntu bw'Imana bwakugezeho ishobora kugutungura nawe ukaba undi muntu utatekerezaga. Episode ya 7 twaganiriye kuri Love on Assignment. Love on Assignment ni igice tuzajya tukomeza kugira kuri The Grace Note Podcast. Ni igice dutumira amakouple akatuganiriza uburyo ki yahuye, uburyo abana challenges bahura nazo mu rushako, n'uburyo bifatanya no gukorera Imana. Ni igice kizahora kigaruka inshuro nyinshi mu rwego rwo kugira ngo twige kandi dukomeze tunamamaza inkuru y'Imana binyuze no muri uwo mubano. Aho benshi bavuga ko inkundo z'iki gihe zitagikora, ingo z'iki gihe zitagishinga, ariko nk'abana b'Abakristo ntabwo twagakwiye kuvuga ibyo bintu. Turabizera, tuzi neza ko urukundo ruriho kandi rukomeye. Icyo gice rero twaganiriye n'abajene beza badasanzwe, ndi kubita abajene kandi yari umugabo n'umugore, Linda na Eddie. Murabazi nabo bafite imbuga zabo bakoresha, YouTube channel, nabo mwabasura. Batuganirije byinshi, n'abantu bakiri batoya kandi bari committed. Ni famille nziza, nawe wakwigiraho byinshi. Urabaye utararebye episode, ni ukuri wasubira kongera ukayireba. Episode ya 8 twize kuri brotherhood, nkuko nababwiye hejuru. Twize kuri sisterhood. Kuri The Grace Note Podcast tugomba kujya mu bice byose, abahungu, abakobwa, abagabo, abato, tugomba kwiga. Ahangaha turacyazanya. Twize kuri brotherhood, naho tuganira n'abajene beza, abajene b'abahanga, Papi, Isma hamwe na Keve, batubereye umugisha n'ukuri. Twaganiriye ukuntu abahungu bakwiye kugirana umumaro, bakwiye kugirana umubano mwiza, bakemerana kandi bakemera Imana. Muri iyi si turiho abantu bahugiraho bashobora kugushuka kujya mu bindi bintu bitari byiza, nyamara twabonye ko bishoboka ko mushobora gutyazanya, akaba your brother in Christ, and again akaba wa muntu ushobora kukulinking on ku kazi, ukaba umuntu udasanzwe. Episode ya 9 twize Rooted in Christ, Defined by Grace, your identity. Iyi nayo ni episode izajya ikomeza kuza. Kugeza magingo yangaya hari benshi bataramenya abo bari bo muri Kristo. Ukaba uzi ko witwa umukristo gusa, nyamara utaramenya uwo uriwe n'igisobanuro cyawe nyirizina. Twize kumenya abo turi bo by'ukuri muri Kristo. Twari kumwe n'umukobwa udasanzwe, nawe Cyuzuzo Cynthia, n'umukobwa mwiza, umukobwa wuzuye ubwenge. Nawe afite urubuga rwe akoreraho podcast, YouTube channel, nawe mwazamusura. Episode ya 10 ndayisubiramo. Episode ya 10 ni episode nziza twagiranye n'umubyeyi mwiza, umubyeyi udasanzwe, umupasteur abantu benshi muri twe dukunda, twumva, kandi urubyiruko twese dukunda pe, kuko ni umubyeyi ukwigisha kumva. Managing expectation
yo mu rusengero no mu buzima busanzwe. Tuganira n'umubyeyi Pastor Barbara, umubyeyi mwiza cyane. Yatwigishije uburyo ki kwiye kumanaginga expectations zacu tugira mu rusengero n'izo tugira mu buzima busanzwe, tukibuka ko abo dusanga mu rusengero ari abantu kandi natwe turi abantu. Ikindi kandi atwibutsa ko turi muri iyi si kandi dukwiye kwibamo. Umva icyo yabivuzeho. Vuga nanone mu rusengero, we have to be sober. Ugomba gufata umwanya ugatekereza. Utekereza uti nimba ngiye gukorera iki mu rusengero, nimba ngiye gukorera Imana iki, what does it mean? Bisobanuye iki? Birubaka iki? Biragira gute? You have to think. Hari ukuntu tujya mu rusengero tukajya mu mwuka. Yes, ni byiza tugomba kujya mu mwuka, ariko we switch off the mind. Ntongere gutekereza, ntongere kuba soba, ntongere kwitekerezaho, ntongere gutekereza ubuzima, ntongere tugasa nk'abagiye mu kibisi kimwe ariko ntabwo urimo gutekereza. It's like you lose thinking for yourself. We need to think for ourselves. When you think, iyo uzi kwicara ugatekereza ukanitegereza, you can't easily be manipulated. Niyo umuntu ari kumanipira urabibona. Kandi tureke no gutekereza. N'umwuka wera, umwuka wera arakubwira iki ku bintu Corinne avuze. Wowe mbere yuko Corinne akuyobora ku kintu, wowe umwuka wera arakubwira iki kuri icyo kintu. Ijambo ry'Imana riravuga iki kuri icyo kintu. Ijambo wisomeye. Ikibazo dufite abantu badasoma ijambo, abantu batagendera mu ijambo, abantu badatinda mu ijambo. Ariko wowe ku giti cyawe, what is the word of God telling you? Ntabwo wapfa kumenya umuntu ukumanipira, especially mu bintu by'umwuka utari soba. It's hard to find, kuko akenshi tuba turi muri vague. Episode ya 11 twaganiriye kuri God in details. Tuganira n'umumama mwiza udasanzwe, atuganiriza ku buryo ki dukwiye kwita kubona Imana muri buri kimwe cyose cy'ubuzima bwacu, muri buri kimwe cyose cy'ubuzima bwacu. Hari abatekereza ko Imana iba mu rushako, mu kuba twabyutse duhumeka umwuka w'abazima, muri bya bintu binini cyane. Kandi ni ukuri nunamenye ko kuba uciye kuri iryo buye niri gusitaze ari Imana, kuba wambaye uwo mwenda ari Imana. Twize kubona Imana muri every details of our life, ku buryo tugomba kuyiramya no kwinezererwa muri buri segonda ryose tubonye. Murabizi neza ko umwuka dufite duhumeka, hari abawugura, hari abicaye uyu munsi bari kuwugura. Rero twize kumenya God in details. Umva icyo mugenzi wacu nawe yabivuzeho. Twebwe young generation nitwe dufite imbaraga, nitwe dufite imbaraga z'itorero ry'igihugu cyacu. Dushaka Imana, nta bindi bintu ushaka. Ndabizi nyine kurya hari ibintu nkunda. Kera hari ukuntu twajyaga dufata abantu bakishijwe ko ari abantu batari civilized, bakennye, sibyo? kandi ubu ngubu nyine twabonye ko ntago ariko bimeze. Ahubwo abantu bari mu Mana nitwe tugomba gukira. Ariko mu gukira tugomba kuba hard working. Byose biravana mu gusenga no gukora cyane, kandi no kugira viziyo nyine y'icyo ushaka kwachivinga. So ubwo bubyutse mu Rwanda twategereje, why this generation of ours not bringing it? Ariko byose bizava amavi hasi, dusenge dushaka Imana. Episode ya 12 ni episode nziza. Buri mukobwa, buri mugore nizera ko yarebye. Ni ukuri batarayirebye kure, utayireba ndayigukumbuje. Ni ukuri ndayigukumbuje ugiye kuyireba. Proverb 31 Women ni episode nini cyane tuzagenda tugarukaho. Dukwiye kuba abagore bashimwa n'Imana n'abantu, ukaba wa mugore w'icyitegererezo kuri buri muntu wese ukubonye n'uko unyuzeho. Twagira umugisha kuganira n'abantu badasanzwe, Tracy and Daniela. Ese bari muzi ko bavukana, barabavandimwe. Twagira umugisha kwakira abavandimwe kuri podcast. Umwe ni umumama, undi ni umukobwa, abakobwa beza bakijijwe, batuganiriza kuri iyi topic. Nubwo tuzakomeza kuyiganiraho, hari ubwenge bwinshi batwunguye nk'abana b'abakobwa ndetse n'abamama. Utarayireba ni ukuri nyarukirayo. Episode ya 13
twaganiriye kuri purpose and calling. Tuganira n'umukobwa mwiza udasanzwe wa Linda Montez. Benshi bari bazi yari umuhanzi wa Secular Music, uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana ukomeye ufite amavuta menshi cyane. Twize guhishurirwa uko twamenya umuhamagaro wacu n'icyo Imana yaturemeye kuba cyo. Umva uko yatuganirije n'icyatumye yongera kwibona mu mubano we n'Imana cyane. I sat down ndibaza umuntu akubajije like in 5 years to come iyo waba ugeze kuri level y'abari hano in 5 years to come umuntu akakubaza ngo ukora iki, waba proud yo kuba ngo uri umuhanzi like uri umuririmbyi w'indirimbo nyine wenda z'isi n'urugero cyangwa indirimbo izo arizo niba ari gospel and I was like ntago I wouldn't be proud. Numva I wouldn't be proud, numva ndapanika how ibi bintu I've done it all my life. I've found out ko nzi kuririmba mfite imyaka 7. How wouldn't I be proud? Numva nyine nibaje impamvu and sinabitindaho ariko ndataha ngeze mu Rwanda nibwo nicaye nkavuga okay like I have to write pros and cons z'impamvu nkunda umuziki n'impamvu ntawukunda and ndazandika ndabangiye kwiha amezi 6 ariko ayo mezi 6 nayihaye kubera ko nasanze ibintu byose Imana yankoreye ntabwo nabihaga agaciro like nkicara nkavuga ati Imana niba ndabishaka nyene na bino noneho ndavuga ati okay ibintu bizanandukanya n'Imana so I have to pull away a little ngende mbanze nisuganye ngende mbanze mere neza mu mutwe ngende mbanze mvuge nti ibi bintu Imana ni ibi blessingiramo how am I going to react niko akunda ubona ibintu bizagucura umwuka niko akunda ubona ibintu bizagutwara nyine who you are. Episode ya 14 twaganiriye kuri saved for reason. Naganiriye n'umukobwa udasanzwe witwa Nene Kaline, ni umukobwa ukora ibiganiro nawe kuri YouTube channel yiwe yitwa Deep with Nene, wajya kumurebaho. Nge nawe twagiranye ibiganiro byo guhana ubuhamya by'uburyo twatangiye izi podcast zacu. Iyi podcast muri kubona, iyi podcast muri gukunda, ese muzi aho yavuye? Uwe atarabyumva naho wanyarukira ukamenya imvano y'ibi turi gukora n'icyerekezo cyacu. Episode ya 15 twaganiriye kuri what is salvation, agakiza niki. Twagira umugisha wo kwakira umupastor udasanzwe. Uwo munsi tuganira yari ataraba pastor, uyu munsi ariko yamaze kuzamurwa, ni umupastor ukomeye, tunamuhereza felicitation. Ni Pastor Jishimo Alexis, ni umupastor udasanzwe, yaratwigishije, twasobanukiwe neza agakiza icyo ari cyo n'igituma abantu dukwiye gukizwa. N'ukuri batarabyumvishe twagira ikiganiro cyiza kandi gikomeye, nyarukire wongera ukirebe. Episode ya 16. Episode ya 16 rero twaganiriye kuri faith in age of social media. Mana mbega episode mwakunze mwarayikunze pe, sinzi niba ari ibyo twigiyemo mwakunze cyangwa mwarakunze Shema is one of the coolest guy inzi cyane pe. Ni umujene, ni umupapa mwiza ukijijwe, inshuti y'urubyiruko cyane. Naje gusanga abantu mwese mumwisangamo cyane. Twize uburyo twakomeza kuba abizerwa imbere y'Imana muri isi yuzuyemo ku followers, influencing with others, gushaka kumera nk'abandi, gushaka kwemezwa, kwemezanya. Nukuri twagiranye ikiganiro cyiza, nabonye benshi muri mwe mwakunze. Wowe utarakireba nawe wanyarukirayo. Ni faith in age of social medias. Tujya kurangiza umwaka rero kuri episode ya 17 ari nayo twarangirijeho, ni faith and life in balance. Twaganiriye n'umupapa mwiza cyane, umupapa ukomeye uganiriza abajene, inshuti y'urubyiruko, Mbela Amelie. Twaganiriye kuri, yatwigishije uburyo ki dukwiye kubalansinga ukwizera kwacu ndetse n'ubuzima. Twiga uburyo ki dukwiye kuba ab'Imana yishimira, ariko nanone tutibagiye ko turi
mu isi, twige gukora, twige kubaha Imana no kwiyubahisha no kugira za ndangagaciro. Yanatwunguye igitekerezo, sinzi niba navuga niba ari igitekerezo cyangwa ari inyunganizi benshi muri twe tutari tuzi. Ese mwari muzi ko amategeko y'Imana arizo ndangagaciro z'igihugu cyacu? Wujuje amategeko y'Imana, wujuje n'indangagaciro z'umunyarwanda wuzuye. Umva nawe icyo yabivuzeho. Urusengero hakwiye kuba hakemura ibibazo birenga bine ngiye kukubwira. Ikibazo cya mental health church yakikemura bikarangira. Ikibazo cya values, kurya ruswa n'ibiki byose bidahaye Imana agaciro, church yabikemura bikarangira. Icya gatatu, ikibazo cy'ubukene, church yagikemura bikarangira. N'ubuhe buryo? Kandi n'ibintu byoroshye. Ngiye niba nzi neza ko ni community actually turimo, the community service. Niba ngiye I owe you, nkukunda nkuko nikunda. Uraburara gute ngiye mfite ibiryo by'ukwezi? Ntabwo bikwiye ko ngiye nkora stock y'ukwezi ukaburara nta n'ibyo ejo ufite. Kandi nkubeshya ngo uri mwene data. That's a lie. Bivuze ngo tugomba kuba tugera na church yakakwe ko ari concept duhuriramo, tukaba dufite solidarite itamenwa n'undi muntu uri hanze yacu. You get the point? Ku buryo umenya ko landlord yakwirukanye kandi akazi kawe karahagaze, ugasanga inzu neshe nk'amezi abiri. Kuko ntago bikwiye ko nge savinga miliyari kuri konte, hari umuntu utabasha utafite n'inzu, cyangwa ngira mfite inzu 5 zikodeshwa. Hari bene data twirirwa turirimbana muri korali, badafite naho kurara iryo joro. Bivuze ngo ibyo rero ni task, ariko byarahindutse. Church usanga rimwe na rimwe ahubwo bikiza abanyiritorero kurusha ko bikiza abakristo. Niho hano honyine nabonye ku isi bahabwa funds niho batangira raporo. Nta yindi institution bibaho. Navuze episode 17 kandi mu by'ukuri twakoze episodes zigera kuri 23. Izi episode zigera kuri 23 tugiramo ibice bibiri kuri The Grace Note Podcast. Tugira igice cyo gutekereza ikintu, tukazakiganiraho, tugatekereza topic show gufasha twebwe na bagenzi bacu nk'urubyiruko, tugatumira guest wacu akatuganiriza uko abyumva. Nawe waba ufite uko ubyumva uratubwira muri comment, nta kibazo, n'ukuri murabyemerewe kuduchallenginga cyangwa ni karibu hano kuri studio, mwaza twazajya dufatanya. Ikindi gice cya kabiri tugira ni igice gikomeye kandi cyafashije benshi cyane mu bantu nabonye. Turi kwagize igice cy'ubuhamya, ni igice cyiza, ni igice benshi babohokeramo, ni igice benshi baza guhamya Kristo bamenye, Kristo babonye n'amaso yabo, kugira ngo na wa wundi utekereza ko bidashoboka ni ukuri bimushobokere. Twaganiriye na Dieu Merci kubera ko mfite Kristo, atari uko na struggling, atari uko nahura nabwo, kuko Kristo yaravuze ngo ntabwo ngiye kubasezeranya yuko ibintu bizaba biri perfect cyangwa bimeze neza, ariko mu byo muzahangana nabyo cyangwa mu byo muzarwana nabyo byose nzabaheramo amahoro. Tuganira na Mugisha Alexis. Ndi kubona uburemere bw'agahinda ndi gutera abandi, kuko ngewe nzi ko ndi gushaka right yanjye. Sindi kubona agahinda nibyo ndi kwigisha abo bana, kuko nkiri gufata izo nzoga. So ugasanga rero bisa nkaho biri kwafekta na environment ndimo. Tuganira na Masasu. Nza gutwita, ariko ntwita like gutwita ntugire ubwoba. Ukagira ubwoba bw'uko wenda muri famille kuntu bazabyumva, ariko wowe kuri wowe kuva nta kibazo na kimwe gutera. Tuganira n'uwase Giselle. Imana bura niyo iduhitiramo inshuti. That's true. Imana niyo iduhitiramo inshuti, kuko nararebye nabyitegerejeho nyuma maze kumenya Imana. Mbere najyaga ngura, nabaga meze nk'umuntu uri gushakisha inshuti, rimwe na rimwe nkamera nk'umuntu uri kubinga. Tuganira na Ishimwe Divine. Niho naje kugira icyo nakwita nka depression. Depression yindi zikagutwikira mu mutwe, umwijima ukaza ugatwikira ubwonko bwawe ku buryo ntushobora kureba imbere. Tuganira n'umujene witwa Christian. Gasana David. Ba exposed ku buzima bw'ubusambanyi. Oh my goodness. Butangira noneho kuri level mbi,
atari ukuvuga ngo ni ukubeshya abakobwa ibiki bitangira ku bagore bakuru. Dushime Audrey, numvaga ari cyo kintu nyotewe iyo mbivuze kuko nabonye ubuntu bw'Imana kandi ntabwo mbifata nk'ibintu bisanzwe. abo nibo ba guest bacu bahamije Imana babonye, nibo ba guest bacu bahamije Kristo bamenye mu buzima bwabo, kandi twabonye feedback nyinshi cyane, nyinshi ziva mu kuvuga Imana. N'uyu munsi nawe niba wifuza kuzabana natwe muri uyu mwaka, tuguhaye ikaze, uzazuhamya Imana, uzazuvuge Yesu wamenye. Turi hano kugira ngo dutyazanye, turi hano kugira ngo na wa wundi ugiye kwiyahura, na wa wundi wishwe n'ibiyobyabwenge, na wa wundi uri muri bwa buryo kwa kundi n'ahahandi, nawe yumve ko ari mugenzi we wavuye muri ibyo bintu, nawe bivemo. Ni ukuri muzaze duhamye Imana. Iyo yari recap y'ukuntu umwaka wacu wa 2025 wagenze. Ni ukuri mwarakoze cyane kubana natwe. Habaye hari inyunganizi ufite, habaye hari igitekerezo ufite, ni ukuri watubwira muri comment. Iyi ni YouTube channel yacu tuzakomeza kubanaho muri 2026. Mwibutsa dufite Instagram ku mazina ya The Grace Note Podcast, dufite channel kuri WhatsApp, urebye hano hasi hariho link. Dukoresha urubuga rwa X ku mazina ya The Grace Note Podcast na TikTok. Followers ujye umenya episode igiye kuza, tubahereza flyer before. Followers umenya aba guest bacu, followers duhe na suggestion y'ukuntu wumva wifuza ko twakora. Mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka uzababera uw'amata n'ubuki, umwaka uzababera uwo kwaguka, umwaka uzababera uwo gusarura. Ni ukuri Yesu azumva kwifuza kwanyu mwese, azumva kwifuza kwanyu kwiza kandi agushyira mu bikorwa. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. See you and happy new year.